Hero nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza nk'ibisanzwe. Rero ni wa muhungu wanyu Rutaganzwa Rutsoni Amani, murakoze cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko nongeye nagarutse, naje nababwiye yuko naje nje mugero ni brag, ntabwo byari brag, naje nje nk'uruhara, uruhara nicyo nirwo njya numva ngo iyo rwaje ngo nta gahunda yo gusubira inyuma. Ewana ngo ruba rwaje ngo kandi kuri speed ya danje rwanjye nirwo bajya bavuga ngo rwananiranye. Rwanjye rwarananiranye, rwaraje sinzi byarubayeho, niba rwarantinye ruhita rusubirayo, ariko nyine ngo uruhara nirwo rujya ruza. Ewana ngo iyo rwaje ngo ruba rwaje. None rero nanjye naje nje kandi gahunda niyo ngiyo, naje nje nta gusubira inyuma. Rero ndabasuje aho muherereye hose, mbasaba gukomeza kugubwa neza. Abantu bose mukurikira The Link Up Show, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero mbere yuko dukomeza ku ngingo y'umunsi cyangwa se ku kintu nabateguriye kubaganiraho uyu munsi, ndagira ngo mbanze nshimire umuntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel, umuntu wese wakubise ka like kiwe, umuntu wese wibutse kwandika ga commentaire cyangwa sharinga n'abavandimwe. Uwo muntu ndamushimiye, wampaye inkunga ikomeye, kandi Imana nawe guha umugisha. Ndawugusabiye kandi ntugire ngo ikintu mba ngusabiye ntabwo buracye gishobora ntabwo gishobora kugenda ubusa. Imana nawe umugisha ugufundagazeho. Imana ibaho umugisha. Rero abantu mwese mwakoze subscribe kuri The Link Up Show, abantu mwese mwasharinze abashuti banyu, abantu mwese nuwa kubisa ka like, mbese buri kintu wakoze Imana ikumere umugisha. Niba wabikoze byose uko ari bingahe, ubwo Imana iguha imigisha ingana nabyo. Buri kintu mbese Imana iguha umugisha bijyanye n'inkunga batanze. Ewana ndabashimiye cyane. Ikindi kandi ndanenga abantu muza mukareba, uraza ukareba video barangiza ugatambuka. Kuyireba kwawe ni byiza pe, ni ingenzi pe, ariko gukora ku kantu kuri subscribe, ukanda akazogera, ubundi ikiganiro kizajya kiza uri tayari uhita ukibona. Ntabwo ari ibintu bigoye inshuti yanjye gukora kuri subscribe rwose. Aho handitse subscribe umanuka aho hasi handitse subscribe, ubitunganye ubikurikirane. Rero niba utabikoze nawe ndagira ngo ujyeho ubikurikirane, urebe neza, utanga subscribe, nawe Imana yakugira igikoresho muvandi. Buriya ndagira nkumenyesha ko n'ugukora imirimo w'Imana, guteza mugenzi wawe imbere, ubukoze umurimo w'Imana, nta murimo w'Imana urutuwo. Rero nayo Imana yagukoresha. Kuki mwanga kuba ibikoresho bya Kristo? Kuki mwanga kuba ibikoresho by'Imana? Tanga subscribe ubundi umugisha w'Imana ugusesekareho. Kuba nk'aba pasiteri. Ariko ngiye ntabwo ari injuga. Nyine iyo ukoze ikintu cyateza mugenzi wawe imbere, ku ruhande rumwe ukoze imirimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana ni munini. Guteza umuntu imbere, like ikintu cyose ugiriye umuntu agikeneye, ubukoze umurimo w'Imana. So rero nawe ndagira ngo niba wari watambutse utabikoze, kuri iyi video nongeye kuguha amahirwe yo kugira ngo noneho nawe wemere Imana igukoreshe. Kora subscribe, dukomeze tuganire, ubundi ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Rero nashimaga nananengaga, ariko nyine ingingo y'umunsi ni iyi ngiyi. Reka tujye ku ngingo y'umunsi. Rero murabizi mu bihe byashize, abantu mubyibuka, mu bihe byashize n'ubu ngubu ndi kubona biri kongera kugaruka, ariko mu myaka myinshi yahise hari ibintu byigeze guhitinga. Ukabona umuntu azanye story ngo y'ukuntu ngo yagiye kuzimu. Abantu benshi murabizi muri kwa story y'umuntu bitaga Alice, ukuntu ngo yagiye kuzimu, uburyo ngo noneho ngo ewana ngo yagezeyo, ibintu ngo yakoranye na Satani, nyine ngo akibonanira na Satani, ngo imbona nkubone, ngo bakavugana. Ewana ngo uburyo ngo wasagaga ngo niba n'urugero ngo niba wenda tuvuga i Musanze ngo hari kubera amasengesho. Ewana ubwo nyine i Musanze kuzimu akaba kari gushye ngo naho uturere ngo kandi tuba twitiranwa n'utwo mwisi, ngo i Musanze kuzimu ngo naho hakaba hari gushya. Ngo iyo habaga hari gushya rero ngo noneho ngo yarafite ububasha bwo gukubita inganda ebyiri. Ari ukuntu yavugaga uruganda ukagira ngo ni nko kwikorera mure, ukagira ni nko kwikorera icyuma gisya, ngo akikorera inganda ebyiri. Ewana ngo akazirukankana, ngo ubwo ngo bakaba bahungiye ahandi ngo hatari amasengesho, ngo bakaba bahunganya inganda ngo kugira ngo zidashya.
sinzi niba utwo dusitori mutwibuka. Ubu ngubu nyine nibwo nyadutekereza, urumva kera hari ukuntu twabyumvaga tukanumva ni ibya danje tukanabyemera, wenda bijyanye n'ubwana, nubwo hari abantu bakuru babyemeraga icyo gihe, ariko wenda nicyo gihe abantu bari barimo. Ariko se ubu ngubu iyo ubitekereje ubyumva gute? Ndabizi ko izo story uzibuka, abo bari isura bazi, abantu bo twakuriye ahantu hamwe murabizi. Master wacu bitaga mu master wacu, reka ne kumuvuga izina, ariko abantu benshi muramuzi, nawe wajya gutubwira yuko ngo yagiye kuzimu. Bavugaga izo stories ze nawe ngo zuko yagiye kuzimu, nawe izo murazizi nyine. Abantu baza izo stories zagiye, n'ubu ngubu rero hari stories ziri kugenda zisohoka ngo z'ukuntu abantu ngo bagiye kuzimu. Kumva umuntu ari kuza ngo atanga ubuhamya bw'ukuntu ngo yagiye kuzimu, ukuntu ngo umuntu yamujyanye kuzimu, ngo nawe ngo amubwiye ngo ko ari ahantu ngo bagiye gukora ibi n'ibi, ngo agiye kuzana amafaranga ngo akamujyana kuzimu, ngo yagerayo ngo Satani akamubwira ati bigenze uku. Nyine ukumva nyine ni ahantu, ukumva ni nk'umubumbe runaka. Ubu ikintu ntaramenya, sinzi niba bagenda n'icyoga kuzimu, kuko urumva abantu bari kujya hejuru bagiye mu bintu bibi byagiye bajya muri ya mibumbe ngo bagenda mu byogajuru. None umuntu ugiye kuzimu sinzi niba hari bagenda n'icyoga kuzimu, ariko urumva uko biri kose mwebwe muri commentaire muraza kumbwira ukuntu mubyumva, kuko ubu ngubu nibwo nibaza nkavuga umuntu ni gute ajya kuzimu. Hari n'ubu ngubu hari n'abantu ushobora gusanga babyumva kuko nk'ari ibintu bya nyabyo. Ndagira ngo nyine mu gasanduku k'ibitekerezo aho hasi muri commentaire mukubitemo, mumbwire ukuntu mubyumva, mumbwire ukuntu mubitekereza, mumbwire ukuntu mwe mubyumva muri iki gihe. Iyo umuntu aje ari kuvuga ukuntu ngo yagiye kuzimu, iyo umuntu aje ari kuvuga ukuntu ngo yageze kuzimu agasanga bimeze, uburyo yaganiye na Satani mbona nkubone, uburyo amadayimoni ngo kuzimu agahita akubwira imikorere ngo y'amadayimoni, akakubwira n'abafanda, agahita akubwira ngo na bato yabagamo. Ndagira ngo nyine nawe ibyo bintu umbwire ukuntu byumva, kuko urumva hari ibintu abantu bavuga. None igitangaje nuko usanga buriya buhamya uriya muntu ari kubuha abantu b'abakirisitu, abantu bitwa ko ari abakirisitu basenga, rimwe na rimwe basoma za Bible, ariko ugasanga noneho ahubwo ni nabo banabyemera cyane. N'abantu b'abakirisitu nibo babyemera cyane. Ariko nawe umbwire, ni gute uba warasomye Bible, warasomye ibyo warasomewe, umuntu akakubwira ko yagiye kuzimu ukabyemera, kandi mu buryo busanzwe na Yesu bwe Jesus Christ ntabwo yabashije kujya ikuzimu akiri muzima. Nawe kugira ajye ikuzimu byamusabye gupfa. Ni ukuvuga ibaze ko bitari no kumushobokera iyo aza mu shusho y'ubumana cyangwa se ishusho yari afite mu ijuru, ntabwo yashoboraga kumwemerera kugera ikuzimu, kuko umuntu ari we wagenewe urupfu, kuko umuntu ari we ufite umubiri ubasha guhura n'urupfu. Yesu nawe yabanje kwambara umubiri w'umuntu kugira ngo nawe anyure muri rwa rupfu abone uko agera ikuzimu, kuko ntibyari kumukundira ko agera ikuzimu bitanyuze mu mubiri w'umuntu, ntabwo byari kumukundira. Niyo mpamvu yabanje kwambara. Iyo biza yose gusanga ngo yari kumanuka ikuzimu akajya gukora mission ye, yari kujyayo, ariko yabanje kunyura mu muntu upfa, kuko uriya mubiri w'umuntu ni nkaho ariyo modoka yagombaga gutwara Jesus ikamugeza ikuzimu, hanyuma akajya gukora mission yiwe akagaruka. Niba munabizi muri Bible hatubwira ko icyo gihe mbere yuko Christopher, icyo gihe noneho Satani yari afite imfunguzo z'ikuzimu, niwe wari uzifite, niwe wafunguraga akanafunga igihe ashakiye. Ariko ngo amanuka, Yesu amanuka ajya ikuzimu, icyo gihe nibwo anageze izo mfunguzo zombi azivanaho, urufunguzo rw'urupfu n'urufunguzo rwa kuzimu, nibwo Yesu ngo yazamukanye izo mfunguzo zombi. None izo story umuntu araza akakubwira ngo ngiye ngo nagiye kuzimu, umuntu usanzwe uzi, ukumva nyine ni ukujya kuzimu ho mukavakanse, nyine ukumva ni ubutembere. Urumva umuntu ukumva yagiye kuzimu ho mu butembere, kumva ni hahandi umuntu ari bujye agakubita amezi 5, 6, umwaka, imyaka 2 ngo agahita yigarukira agahita yigarukira nyine ngo akaza kubwira ngo ukuntu ngo avuye ikuzimu. Nyamara nubwo ntahaza, ariko ikuzimu naho menya atari kwa nigireyo, ntabwo byoroshye kujyayo. Sintekereza yuko ikuzimu hari umuntu wajyayo, bisaba guca mu rupfu kugira ngo ugere ikuzimu. Nduko niko mbyumva. Ndagira ngo nawe rero ku bitekerezo byawe cyangwa se uburyo ubyumva muri commentaire aho hasi utubwira ati ngewe ntekereza yuko kujya ikuzimu bishoboka bitewe ABCD. Utubwire nyine impamvu wumva ari ibintu bishoboka cyangwa se wumva ari ibintu bidashoboka, kuko ngewe n'ubu ngubu nyine aho bigeze mbona bari abantu baratubeshye, n'abaza batera izo story ubu ngubu mbona batubeshya kabisa.
So rero ndagira ngo namwe mu bitekerezo byanyu mumbwire ukuntu mutekereza ko umuntu ashobora kugera ikuzimu akagaruka. Mumbwire ukuntu umuntu mutekereza ko ashobora kugera ikuzimu atanyuze mu rupfu. Mubimbwireho cyangwa se mumbwire namwe uko mubyumva muri commentaire zanyu, ubundi dukomeza tuganire. Icyo nicyo kintu cyase niyo topic nari nabazaniye uyu munsi, ni ngingo ntoya cyane ariko ntekereza ko ari ingenzi no kwibukira ibintu byashize no kugira ngo turebe aho ubu ngubu aho bigeze nuko bikorwa nuko bimeze. Murakoze cyane rero, kandi nishimiye ko ubu mugiye kongera babandi batari bakoza akantu ka subscribe, nongeye kubaha amahirwe ya kabiri. Ni amahirwe ni amahirwe wana, ni amahirwe kuguha amahirwe yo gukora umurimo w'Imana. Ntugire ni ikintu cyoroshye. Imana igukoreremo nawe rero ukore subscribe, ukore umurimo wayo, nawe waba umukozi w'Imana. Byihutane cyane rero ako ga subscribe mugakurikirane, wibuke no gukora kukazogera. Ikindi ukomeze ubwire inshuti zawe, babwire ngo nubundi kuri The Link Up Show hasohotse ikindi kiganiro gishyashya. Murakoze cyane rero, kandi ndabishimira, ndabakunda. Imana ibaha umugisha, nanjye impuwanjye. Murakoze cyane, ibihe byiza abakurikirana The Link Up Show. Nakagaruka, turi kumwe buri munsi mbafitiye ibintu bishyashya, mbafitiye byinshi bishyashya. Murakoze cyane, love you.